buriya igihe kintu umaze kubona cita kwiga birakonta kwiga neza bigira umumaro munini cyane. hari abavuga ko bitari ngombwa ariko bitari ngombwa buriya ikintu namaze kubona umwana wamubyaye ngo nzamuhanga 8 ngo ibiki umubyaye gwe tubati igihe kintu ugiye kugangiye kukwigisha neza nta kintu kirenze kurusha icyo ngicyo umuhaye aho kujya mukubita mu bindi bintu shabo murangije kabisa. Abenshi nibyo bazira buri uzi ko iyo wize neza abana mwiganye uwo bishobora kwanga ariko abana mwiganye iyo bikunze nawe buriya birakunda amahirwe menshi babizakunda. Aho kureba nk'abana biganye nawe cita ni umuntu urenze urimo abenshi ngo nabafundi muri quartier abenshi ibaze kare basaba connection nyina TV zidukinira ese cita wize nizehe ikintu cya mbere biga mu bapadiri aka discipline buri nako kabisa ushobora no kutayigira birashoboka ariko je nari nyifite ko nundi rumva nari ndi muri gahunda yo kuba padiri buriya no biracyakomeje ko nanjye zinyinire azigukirira kwiga neza byo birakonta cita birakonta nkanjye nyine ni ngaho niza ariko ntabwo navuga ko nabonye education imbi mukanya tugiye gukora mu cyongereza n'ubundi cita ni nacyo kintu buriya ndibuze kwishimira cy'uyu munsi cita ndetse naje nameze neza uretse gato. Ladies and gentlemen, welcome back the part 2 of our interview. We continue in English. Musinga cita rero mbanze are you ready, Mr. Musinga? cita buretse baze nkubwira Let's do it. buretse baze nkubwira You've learned a lot of languages. Yes brother. cita buretse karame cita buretse nyine wowe tugiye gukora mu cyongereza. uyu munsi ni kwa kangahe? Ngiye cyongereza nzi ntabwo ari cyinshi ariko ngiye kuganira n'umwana. uyu munsi ni kwa kangahe? Reka banze nibuka umunsi. Ngiye ntabwo ari cyinshi ndabyemera. Reka tuganire n'umwana wa Green Hills. Umwana wize from hariya ngo ni baby, from baby care to advanced level secondary school, high school in English. Chita. Let's go. Ni kwa kangahe no munsi? Bimbaze mu cyongereza. Ariko cita dukoreshe ni gute cita reka tunuba umuco wacu niyo haba ministeri ari ntebo ministeri y'umuco ngo na gakondo ariko ntabwo ari wowe wiyoboye ariko barimo ndashaka akazi ariko mvi ryo zina Musinga wowe banze urigereranye ninde wakubiye ko mino bumwe ikoresha abantu batize nese yesu ushatse kuvuga iki kuvuga ngo muri ayo mateka rero uvuga n'umuco wacu hari gihe ngombwa ko tububwira abanyamahanga cita ntomera kwa mbere nare kuvuga uhagarariye u Rwanda rero nona yego tugiye kuguha platform yego uvuge ku byo ukora unakundisha abantu u Rwanda bazi biga ikinyarwanda bazi biga ikinyarwanda oya buretse gato none se cita iyo umuntu wese ugiye gusura muri China za Great Wall n'ahandi agomba kwiga igishinwa cita niba ari abantu buranga ese ko umuntu yaza gusura ingagi bikamusaba kubanza kwiga ikinyarwanda twe dushaka kugira ururimi rwacu ruve lokale turwigishe n'abanyamahanga bavuga ikinyarwanda. Okay, igice cya kabiri reka tukiganire muri nacyo gisoza iki kiganiro cita rero muri English ese ko numva ntameze neza. Okay, reka dukore muri France. Muri France ho cita nakurangiza. Okay, akuze mu padiri bagire twagiye cita ushaka kunsebya ku mbaraga. Non, on va parler en français. Non, tu ne peux pas comprendre. Cita je vais marade Njyana ubwe izo nibi ntabwo nziza none ufite ubwoba kundi citangiye mva ikibazo mfite kwa gatatu muzi kwa gatatu mba numva ntameze neza pe kwa gatatu urumva ni nabura niyo kalendari yatwe dufite ari muri Green Hills kwa gatatu kuno byaga bimeze cyakora kwa mbere bagufasha uvuga ikinyarwanda bari sakirire go ndakora reka nkubwire ururimi wisanzuramo n'uruhe ni ikinyarwanda Umva none kubaye umuntu uvugisha ukuri reka twikomereza. Oya nisanzuramo mu buryo se. Mu nyine ushoboye. Nshoboye. Yezo sindazishobora ariko icyo nisango cyane n'ikirako kuko ese undi 5 ubundi uvuga nizi. Ukurema ikigande n'ikirundi. Igiswahili. Swahili, Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, n'Ikinyankore. Oya ikinyankore nako ni mpuzamahanga. Mu ndimi mpuzamahanga ubwo ni igiswahili ubwo cyaba ari ishoti. Ndivuze n'ikinyamurenge. Ariko nacyo ni mpuzamahanga da. Ariko ntacyo se. Igiki? Ikinyamurenge. Ikinyamurenge ntabwo so uvuze ikinyarwanda, Igiswahili, Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza, na Français, Ikinyankore. Ubwo muri izo ndimi zose urushoboye ni Ikinyarwanda. Igiswahili nakwiye ko nagishoboye. Swahili, Icyongereza. Okay, tuende kwa Kiswahili. Swahili yako ni ya wapi? Swahili yako ni ya wapi? Kongo. Okay, tuongee Swahili. Hakuna shida. Okay, niulize swali. Niulize. Kuulize nini? Niulize swali moja tu. Okay. Chita, uko bien?
icyakongo twe nuko tukivuga icyakongo twe nuko tukivuga njye nk'indimi zose ntabwo mba nzizi pe swahili nyine ni uguterateranya njye igiswahili cyo ndakizi neza cyane iki cyakongo cyo ni nk'iki ku buryo nakubwira ntigira ikibazo mbaza ukabaza ngo uko bien none se si ikibazo si ikibazo unimeze neza ariko ushobora gusanga ari ubushake bwawe kuba utashaka kuvuga English na France ujya urumva kwa gatatu biba bigoranye so uwo musanzwe mukivugana ninde ushobora gusanga wenda njya rukwenda tutamenya mu rugo ntabwo tukuda ubundi njye ntabwo numva ko ibyo ariko ibyo mbwira content creators ndahita muhamagara tuvugana iki muri English Dumba sumbira umuntu ushobora kutabona bitewe n'amasaha oya amasaha uramufatisha Dumba amasaha uramufatisha mundi